uko amakuru angezeho nababwiye ko uzajya nyabahereza acyambaye ubusa kiri hurume ni mwisomere hano mutavuga ngo Godfather ngo urabona ngo Godfather ngo ibyo ngo ni ibihuha musome hano banyarwandakazi do iyi message iravuga ngo iki na lokasi usisite twagiye hano batiki Ona neza Munsomera abana b'Ikigali mujya mutajya mukuru umunyamerika bwabujya gusuburihe bwabijya gusosha bafite umupuru umunsi ku wundi hano baravuze ngo Vestina yasigaye muri Canada hatashye uwa kabiri gusa reka ndakubwiye no ku kibuga cy'indege haba hariho aba Godfather ubu turi kuvugana umuntu bita Vestina ayo ni amakuru avuye ku kibuga cy'indege kuri entry ku kibuga cy'indege kuri entry wala kuri entry singaya singibi Vestina asigaye muri Canada what the fuck kigori murabibonye ndongera uvuge gutyo numva ubaye nka bad bitch what the fuck murabibonye ntimubibonye ni ukuvuga ngo sunangana n'amaco yako nababwiye ko muri iyi nkuru harimo uburyo butatu turi kumwe gutwikira iyi fraya nkweretse ya usisite urimo kumva iyi nkuru kuba ari ukuru y'umugabo asambanya abana b'i Kigali kugeza aho kamera bazihanuye ku nzu n'umukozi akirukanwa ibi bintu ari ukuri kuba bari gushaka ibyangombwa ari mpamvu uyu mugore asigaye muri Canada undi agataha hano dugutangira inkuru live ni ukuri kw'Imana turetse Mutesi Jolly ibi byaba ari byo ntabwo ari byo ntabyo ishobora kuba ari byo Vestina neza ni Clarisse Karasira ni ukuri kw'Imana Vestine nabyara umwana wa mbere azaba ari Karasira neza cyane photocopy kandi Karasira we yagize limite afite n'ukuntu ariko Vestina azataba igisogoro muzabireba dore ahantu ndi so nta diri murimo uko n'ukuri muzabireba kaka uribuka uretse gato uribuka Karasira rimba ya ndirimbo ye ya mbere ubona ukuntu ari akakobwa kakuki urakabona pucyura abantu bose reba akimara kubyara urumva reka nkubwire ikintu kimwe kubwiza no mu banyarwanda Vestine uburanga bwe ntabwo ari mwiza bro ahubwo kari akagenzi katiriste so twumvikane rero ibyo ngibyo tubireke uri kumva ntimukunda ukuri uko byagenda kose ku makuru mfite iki gihuha niba atari ugutwika kuko bitewe n'indirimbo namaze kumenya amakuru ko ari indirimbo bita usisite birashoboka ko ari ugutwika ariko niba atari ugutwika ku yandi makuru ari kuza wenda ari kuva imihanda n'inkuru zuzuye Kabeza batuye ndumva nuko uriya mugabo kurongorera mu gasozi byamunaniye asigaye abazaniwe mu rugo hakaba harabayeho inkundura za kamera no kuzihindagura kugira ngo uriya mukobwa atagira gute adakontorora bikaba byaraviriyemo Vestine kwirukana umukozi iyi nkuru ishobora kuba ari ukuri cyangwa ari ugutwika nyumve neza cyane hano harimo uburyo butatu muri iyi nkuru rero ni ukuri n'impamo ni ugutwikira indirimbo bita usisite ni strategy yo kugira ngo abana bahabwe ibyangombwa muri iki Canada tutazi ngo byata strategy imeze gute ni muri ubyo buryo butatu hari uburyo butatu muri iyi nkuru y'abana iyi nkuru ni ukuri iyi nkuru ni agatwiko k'indirimbo bita usisite iyi nkuru uyu mwana ari gushaka kwereka abanyarwanda twumvikana ikintu kimwe ari gushaka kwerekana impamvu ashobora kuguma muri Canada kuko urushaka gusubira i Kigali no gusubira mu bikomere n'agahinda ariko uzaba abantu wowe noneho bikavamo n'intandaro k'uyu muntu adataye umugabo we ahubwo yari yamerewe n'abakorewe itotezwa rikabije
turi kumwe. nkamubwira akantu utaruzi. Umugabo wa Bossiri niwe wabashakiye visa. Uretse gato ndakubujije Ni ukuri kw'Imana. ngo ko bataha he ntibataha uragira ariko ukimenya aho bari abana bavuye uzi ko bari abana ari abahantu bita kuri Muhoza mu Ruhengeri turi kumwe bataha he ise wa Vestine uzi ko ari umusirikare muri 23 ari we mu Vestine Oya. yego ariko se nta makuru ariko se bite byanyuma ni umusirikare muri 23 Ni umujeshi. muri kwa Makenga Nabi Masisi. se wa Vestine amakuru angeraho ngo nuko ari umusirikare muri Mugenzi Ni Masisi, abari we Masisi. oya kwa reka se ko ari uko wabayikira umuntu bakabaye nawe urigoma ari wowe uyoboye Masisi Inde? wowe Njye ni umukongomani ariko. Njye nabaye kuri Goma mfite imyaka 2 niho bambyaye. Habuze gato ngo bambyarire Goma. ndakubujije Ni ukuri kw'Imana. so urukumva rero Vestine ndeka nkubwire ikintu kimwe ibi bintu niba ari ugutwika it's okay ntacyo bintwaye batwike turi kumwe niba ari ugutwika ndabasapotinga kuko ngunda ibikorwa byabo Godfather mbona ntuzigera unamenya